ubundi mere nyine kuri the source ibintu byo kumulinga ko nge nari kaboy sibyo nkuko bajya babivuga ibintu bya taro nago yari byanjye nari kaboy ibintu bya taro wapi iki ombaje nzakabaye ikinira muzakareba narahindukiye mbona bouncer one bouncer two ndabona ticyore am I Rihanna exclusivity misenyigira show yanjye buri ibintu bigenda bihinduka muri ino show. Hari ikintu navuze kitari cyo byose nibyo tuba twumvishe ko umubyeyi wawe yitabye Imana nibihe ufata gute? Yesireka mbahe ikaze bakunzi ba ETV cyangwa se exclusivity show. Ndizera ko mumeze neza aho mwese muherereye mu mpande zitandukanye z'igihugu, abari hanze y'u Rwanda, abari muri diaspora birumvikana, namwe turabasuhuje. Ndizera ko mumeze neza. Turi ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane, birumvikana ko twageze mu mpera z'ukwezi, aho ku munsi w'ejo tuzatangira ukwezi kwa gatanu. Tuzanye ikiganiro gishya mu murwa, ni ikiganiro cyiswe exclusivity show. Birumvikana ko ari exclusive, amakuru agezweho y'imyidagaduro. Muri iki kiganiro tuzaya tuba turi kumwe n'abatumirwa batandukanye, ariko by'umwihariko bafite icyo bagezeho, bafite icyo bamariye society nyarwanda, bafite ikintu bashobora kumva wowe kikakugirira akamaro. Birumvikana ko usanzwe ukurikirana imyidagaduro nyarwanda by'umwihariko, kuko niyo tuzajya twibandaho. Ubwo nuzajya wisanga muri iki kiganiro ujye umenya ko hari abantu, hari ibihumbi bitandukanye ugiye kwigisha cyangwa se bigiye kukureberaho. Birumvikana kora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro bitandukanye bya ETV show bijye bikugeraho isaha ku isaha, umunota ku munota. Noneho muri iki kiganiro guess what, ninde dutangiranye? Ni umukobwa mwiza, yambaye neza, arasa neza rwose, atera ka makeup kakamubera. Merci. Yitwa Kayumba Darina. Kayumba Darina ni umwe mu bakobwa bagezweho mu gihugu, akaba umukobwa navuga ko ucisha make, witonda ko abantu batamuzi, nge ndi kubivuga kuko nkuzi. Akaba ari umukobwa ugira swaga ahantu hose muhuriye kuri telefone. Noneho ushobora kwibaza rero kidera lokali inshuti yanjye ari kugenda nyine ashiramo ubushuti, so just so you know. Okay, umuntu muzi uzi Kayumba Darina yandike muri comment nimba ibyo ndi kuvuga mubeshyera. Akaba ari umwe mu bakobwa ngewe kuva twamenyana yambereye umugisha. Ni umukobwa nyine tuganira, kugira inama ubuzima busanzwe bwa buri munsi kabisa. Ushobora kumva ko umuhamagaye ushobora guhita uhindura umudu, kubera ko waba uri muri mood imeze gute uramuvugisha ukumva swagarazi orana yaweze gute. Nizere ko amina ngewe ubwanjye ndabizi. Yes, ni Kayumba Darina. Kayumba Darina akaba ari umukobwa umenyerewe cyane mu myidagaduro nyarwanda. Ni bucura mu muryango w'abana 4, akaba afite mama we gusa, kuko murabuzi ko aherutse kubura umubyeyi we, papa w'umubyara, Imana imuhe iruhuko ridashira. Ndetse akaba ari umwe mu bakobwa bagezweho mu kwamamaza ibikorwa by'abantu batandukanye bikamenyekana, ndetse no muri entertainment. Ari mu itsinda rya Group on Entertainment, kuko rigizwe n'abakobwa batatu, ari ryo Mutabazi Sabine ndetse na Umuhoza Pascaline. Akaba ari Group on Entertainment, rimwe mu matsinda akomeye mu Rwanda, ryakoze igitaramo kimwe ariko nta kindi gitaramo barakora. Ubwo nabyo baraza kutubwiraho. Ndetse ubu ngubu Pascaline, Umuhoza Pascaline ari kubarizwa muri Poland, ariko na Sabine ari kubarizwa muri Canada. Ni bamwe mu bakobwa b'inkingi za mwamba muri iri tsinda, bakaba bagize iri tsinda nk'itsinda rya entertainment. Urumva ko ni bakobwa bakizigenza, bafite ikintu kinini bakoze. Ndetse ibyo ntavuze cyangwa se ibyo narinzi ngewe none ngarukiye aho,
ibindi turi kumwe kugira ngo aze kubibabwira. Yitwa Kayumba Darina nk'ibisanzwe nk'uko nabibabwiye cyangwa se nk'amazina yiswe n'ababyeyi, ariko se niyo cyane ko ariyo tumenyereye, ariyo nitwa niko ababyeyi banyise Kayumba Darina. Turakwakiriye. Thank you. Mu bintu mvuze byose Dari, hari ikintu navuze kitari cyo? Byose nibyo. Uri mwiza. Merci. Nta kintu ubwiza bw'Imana. Amen. Yahise abikonfirima. Ubwiza bw'Imana n'ubwiza bwo mu mubiri. Okay. Dari umeze gute? Ni sawa cyane. By the way, nayo ngukumbuye. Twari dukumburanye. Harya buri hashizeho nk'igihe kingana gute? Shawutse nk'ibyumweru nka 2-3 gutyo. Yes, Kayumba Darina twamwakiriye nonaha live muri studio, ariko se Kayumba Darina ni izina wiswe n'ababyeyi, ese kubera icyo urikoresha yaba ku social media ahantu hose? Ko kari iryanjye, so njye nkunda izina ryanjye. Kayumba ni izina rya papa, Darina ni ryo banyise. Ariko hagomba nko kwitwa wenda hakazamo akantu ubwo Ira Star. Maybe one day mwabona nyine mbazaniye akazina ka gihanzi. Tuvuge ko ugiye kwinjira mu muziki. Maybe kagira inkuru. Maybe you never know. Uri mukobwa ugira swaga, ahora yisekera. Ngiye sindakubona wabaye Dari. Mva ibyisi se nukwijijisha ariko nyine Imana biri kumwe nanjye, so ibintu byose mba numva byagenda nabi, mba numva yuko one day Imana izabikemura. Waza turangiye bango koresha se gusenga byose ni ugusenga. Abantu basenga se niba uri baseka nyine you never know tu, ariko njye nyine I'm talking kuri njye nyine talking about me. So njye niryo banga nkoresha tukumba numva nibyo bima umunezero. Yes, ubwo mwamaze kumwumva mwumvishe nibanga rye, ubwo abantu badasenga nakabanga nanjye mbibiye kugira ngo muzajye mura mwisekera niduhuru seka no buri mu kiganiro nka gutya abantu bagukurikiranye ari benshi babashe kukubona useka ufite akamwenya sana. Twinjiye mu kiganiro ku bantu batazi Kayumba Darina, sinshobora kubaza ngo uri muntu ugiye kuko abantu bimwe bamaze kubimenya, ahubwo noneho Kayumba Darina ubuzima bwe uko yakuze cyangwa se imikurire yawe ubundi yari imeze gute, kuko twamaze kubona mu bintu bya entertainment. Ese ubundi warabikundaga? Cyane rwose. Ni kuva kera nakundaga ibintu nyine byose, ibintu byose biri related nyine n'umuziki, history ya music, journalism, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ku ishuri nzi ko wize kuri FAC na Glory n'ahandi hatandukanye, ariko se wenda duhereye mu buzima bwa secondary byari bimeze gute? Ese entertainment yo ku ishuri ni uruyiyoboye? Maze nabwo ntago nakunda kuririmba cyane, ntago nakunda kuririmbaga cyane, but then igihe naririmbaga yabaga nyine ari muri ama events sometimes, ariko nyine navuga yuko my friends abo twiganaga abenshi babaga babizi yuko nyine ndapa. Ni nk'akahe karirimbo wibuka muri segonderi bakubise bakavuga ngo Dari? Sunakaye kuko yabaga hari utwo nabonaga nyine kuri televiziyo nko muri film, nkahita nka bloka, nkahita ngenda nyine nkakaririmba, ariko nago navuga ngo nakanga kuko nago mbyibuka pe hashize igihe. Ariko wenda nk'indirimbo nakibuka ni indirimbo bono guhogo narahogozaga nkuko babyita abantu mukurikiye exclusivity show exclusive. Darina none wagiye kuduhogoreza. Gusa nyine gato wibuka. nakundaga indirimbo yitwaga Let Her Go. Ndabyibuka nigeze kuyiperforminga ku ishuri kuri FAC hamwe na brother wanjye. Mwariganaga? We yigaga nko muri senior 6, ngiye kugenda ndi muri senior 3. That's akantu gato we. Kadukomeze abantu ko bakubona kadukomeze jidena kadukomeze ubwo n'ubutaha ngarutse kuri exclusivity show. Ubundi abantu banakumenyere hosting, ariko Dari ubundi buriya ni nanjye wakaku interviewing actually. Ubutaha
ni nawe nyine ubwo ngubwo nako kantu abantu bitegure performance nuko nza ku interviewing. Okay, Darina ni umwana ubundi wakuze gute mu muryango n'ubundi wenda tuvuye ku buzima bwo kwishuri kuko ni umuntu atangira none kumenya ikimurimo hanyuma mu rugo bo bari bazi kubikunda ese ho bakwakiraga gute noneho? Konzi mu bintu byo kuririmba shaba baragiraga baransupportingaga kuko ntabwo nakunda kuririmba mu rugo ariko nyine igihe nabikoraga umuntu uvuga ngo ngiye nakuriye muri chorale oya wesha wapi naba mbabeshye pe ariko nyine mu rugo ariko mu rugo nyine igihe naririmbaga papa yaransapotingaga mama kansapotinga okay bakakubwira courage bakambwira courage kabisa urakuze uvuye mu buzima bwaho ngaho bwo hanze ugiye hanze se warabikomeje ese hari nk'abashuti bakubwiraga bya bintu wakoraga muri secondaire se kutabikora ubu ngubu kubera iki? ubundi nahise mbireka I guess hanyuma ngiye muri Miss Rwanda kuko nyine batubwiye gukora utuntu twa talent nibwo nahise nongera kuko nahise nishakamo impano ndavuga ati se ndakora iki sinzi kugendera kandi impano haraza zifite amanota atabaho sana kubyo navugaga ati se modeling si ibintu byanjye ndakora iki ndavuga ati okay nakundi reka nkore byandi nakoraga muri high school ndape urabikora ubundi ndirimbe ndabikora mbona bigenze neza ubundi support nibwo nazibonye. Alright, tuninjira muri Miss Rwanda. Yego. Uba winjiye muri Miss Rwanda igitekerezo cyo kwijya muri Miss Rwanda ubundi cyaje gute? Nuko hari projects nari mfite ariko navuga ngo project as in hari ibintu nashaka kugeraho and then kuko Miss Rwanda itanga platform so ndavuga ati okay deja ubundi mere nyine kuri The Source ibintu byo kumulinga ko nge nari kaboy sibyo nkuko bajya babivuga ibintu bya taro nago yari byanjye nari kaboy ibintu bya taro wapi iki ndavuga ku buryo n'umuntu wambwiraga ati ipantaro na bintu bya makeup utabigendera ku buryo n'igihe umuntu yambwiraga Miss Rwanda naramuriyoga ngo ati ibyo ni ibyawe si byanjye ariko nyine ngakunda iryo rushanwa pe ariko nyuma nza kubona yuko hari akamaro nyine rifite nibwo nahise mvuga kuko ritanga platform ku bakobwa nkatwe rero nahise mvuga okay let me try my chances nige ni nabwo Noble Design niwe wagiye umfasha kwiga ku sana umuhanga kabisa cyane anyigisha nyine kugendera muri talent kudefira maquillage byose kabisa nibwo rero nahise mfata decision yo kujya muri Miss Rwanda niho byahise biva and then mbona iyo platform kandi yagiye mfasha cyane umaze kugenda urumva ko wari kaboy nta kintu uzi uravuga abandi bakobwa ubu ntibansekaga icyo kintu nyine of course noneho muri auditions kugira gutyo ukabona nyine bobaga wicoge tubona haje kuko hari huzuye abakobwa benshi beza noneho hazaga abakobwa ukabona ko bakuzi noneho barebare iki ukabona nyine what nyine byahitaga bincanga ngo gatoke iki nari icyawe aba ari icyawe ibiba bibe nibyo wabaga ufite makoba mana we nari mfite ubwoba icyo cyose narasenga ngo gati Imana basumfashe sinzi unyambutse bootcamp basingere muri bootcamp kuko numva nyene okesha byari biteye ubwoba pe singiye kubeshya hari haje abakobwa barenze beza bazi ubwenge kuryo nanjye ubwo nari mfite ubwoba batse navugaga ko kudinya nakubwiye iki nari cyaba ari cyawe naho kijya yego uba winjiye muri team ya Miss Rwanda ndetse uhura n'abakobwa batandukanye muva mu bakobwa mu ijonjora rya mbere y'abakobwa benshi kabisa iryo jonjora uraritambuka ujya mu cyiciro cya kabiri cyabereye hari kuri expo hagiye hasanzwe habera expo naho urahatambuka nakaye gashya ubona cyangwa se nuhe mwihariko watumye utambuka nk'umukobwa waje ufite ubwenge singiye kukubeshya I don't know ariko njewe okay nageragezaga nyine kuvuga ibindimo nkavuga ibyabaye nyine byarabaye buriya ni amahirwe kuko nyine abakobwa bose bari hariya nibaza ko n'aba judges byabagoye kuko bari bafite ubwenge ibintu byose bavugaga wabonaga nyine bifite sense navuga ko ari Imana nyine niwe mukobwa wavuga ngo uyu nguyu kabisa navuga umwe se kari bose ngiye bose nawe barebaga ngo gatoke ubwiza très bien ubwenge très bien byose nyine kugenda ngavuga ati très bien kuburyo nyine byancangaga pe
mumaze kugera muri bootcamp aho mwari abakobwa ndibaza ni 20 yego abakobwa 20 ukajya none uvuga ngo sinzabacamo none shangewe nari nihaye amahoro kuko deja no kugera hariya ntago byari byoroshye kuko I guess no muri nibaza ko hari haje muri auditions ibaza ko ari nk'abakobwa kuko nakoreye i Kigali yari nk'abakobwa I think 700 1000 deja no kubaho ngaho narahatambutse navugaga ati Imana ishimwe thank you aha naho ni ibyo nyine hanyuma nta mafone mwari mufite twebwe twabikurikiraniraga hanze ndetse ko hari n'abajyagayo wenda nk'abanyamakuru n'abandi bantu batandukanye hanyuma imiryango yabaga imeze gute mu magroupe y'abatora abagore ariko uri kumva muri bootcamp ntago twabaga dufite nyine telefone I think n'impamvu bakoraga ku buryo nyine tuba tunazifite no kugira ngo nyine bitadu stress kuko hari igihe wita kujya online ugahita ubona sinzi tuhabaye bikaguperturba nyine muri competition so yabaga ari sawa nyine kuba nta kintu twabaga tuzi dusubiye inyuma ho gatoya icyo gitekerezo ukigejeje iwanyu ubundi byagenze gute babyakiriye bahise bagati kaboyi wacu we biragenda gute gusa baransapotinze bahise baragusapotinze ninde wagusapotingaga cyane sonasha ni bose kuko bose nyine baranyiciraje barambwira ati okay to defile bambwira ko defile ko bari babizi ko ari weakness yanjye ndadefira deja ko no bari yarananyigishije imbere y'ababyeyi imaze kudefira imbere ya famille nyine ndadefira barambwira ati aho nibwo rero nayisengerayo ugezeyo uri muri bootcamp ninde muntu wahise wisanzuraho cyane muramenyana sha rero hariya kubera twese twaga dufite ubwoba hari ukuntu umuntu wese nyine waramuganirizaga ukumva uraruhutse kubera nyine twese twemo turanyura mu bintu bimwe ndavuga yuko abakobwa bose kabisa twari turi close mwari muri close wararanaga nande bagezeho nararanye n'abakobwa babiri hari umusoni Kevin hari na Amanda Bahenda mwabaye inshuti na nyuma yaho mwarakomeza cyane rwose nuko nje nkuzi mu buzima busanzwe nzi kuri best friend wa Pascaline ni best friend she my best friend Pascaline ari muri Poland turamusoje hanyuma na Mutabazi Sabine yego ndetse mwanaje no kwihuza mu kuri tsinda rya Group on Entertainment yego ase iryo tsinda ubundi turinyuzemo gato ubundi intego yawe ni ubundi ni entertainment company twe twaravuze yuko tuzakora kuko kubona aha mu Rwanda abakobwa nyine bahuza bagakora nyine a company ya entertainment ntago wapfa kuyibona I don't think yuko inahari if I'm not mistaken so rero twavuze ati nk'abakobwa reka turebe nyine ikintu twakora nibwo twese tuzana icyo gitekerezo cya entertainment company dukora one project ariyo twakoze it was a show igenda neza ariko nyine of course hari yindi tubateguriye vubaha mube mwicaye mutuje muzabona ibagezeho muzabona turi gukora ikintu tw'uduflyer turi kubagera ndizera ko nanjye nzaba mari cyane rwose kuri show ya mbere nahise ngi Burundi nagiye mu gitaramo kandi ariko still waradusapotinze so ndibaza ko nanjye nari ndi mu basupporta ba mbere sana kabisa ariko iba nyine nagiye Burundi ndetse nza no kumva yagenze neza ariko by the way kandi courage hanyuma muri Miss Rwanda uza mu bakobwa 20 ariko twari dutegereje finale ndibaza ko hari nk'aka video mfite ko kuri finale uri gusohoka uri kumwe n'ababouncer none ubu umaze kwinda nzakabaye kinira muzakareba narahindukiye mbona bouncer one bouncer two ndavuga ticyo am I Rihanna nyine cyane nyine byaranunguye tu ariko it was crazy hariya nyine ubuzima bwese buhinduka kuko ahantu wasohokaga wahita gubona nyine umuntu ahita kumenya ukavuga ati yiwe uranzi rero it was crazy Darina bakuririmba ngo Kayumba rero ushobora hari n'abantu batazi ko ritwa Darina kuko Kayumba niryo zina ryagumye niryo zina kabisa ryagumye mu bantu hanyuma tutarinjiraho umaze kuriswara abantu barakuririmbye ibintu byose ni fame ubonye ariko se nyuma yaho gatoya muva musohoka mwumva ko star ntuze Intare Arena yuzuye abantu baje kubashyigikira mugomba kubonamo abakobwa
batatu bambere nyine urumva bari ku ruhembe. Kamubwire rero bakimamagara muri top 5 buriya nahise mvuga ati nibyo thank you ahandi harunza kugera it's okay I will receive it ariko nyine ahangaha ngeze naho ni Imana kabisa aho nahise nuza wahise utuza. Okay, uba uraje mu bakobwa 10 ndibaza ko ari bo babanje gutora abandi 10 bavamo. Umaze kwibona wasige mu bakobwa 10 nahise mvuga ati thank you God nibyo nyine nta kindi numvaga nta kindi kabisa gisigaje nibyo ngibyo ndavuga ibyo ni ibyanjye cyane ko 10 hari byo ni harimo na bimwe babemerewe. Yes 10 yego amabourse yo kwiga secondaire aravuze kabisa aho ngaho ni sawa. Hasigaye rero kujya mu cyiciro ubwo bahise batangira gusoma ba Miss basomye Miss Rwanda turamenye basomye igisonga cya mbere turakimenye ubundi bakiguhamagara igisonga cya kabiri sha uragenda nahise ngenda narakanuye sinzi ko mwabibonye mu makamera nameze ngo cyo nijewe thank you naki byose nyine nakomezaga mvuga thank you numvaga ari byo byanjye kuko ahantu kabisa naye nageze naho ngaho abantu barakubonye kabisa none umaze guhagarara bamaze kuguhamagara nahise nduhuka nahise gata umaze guhagarara imbere ya ntebe urumva we wari uhagaze ikindi gisonga gihagaze ubwo wari uri kutureba ute nanjye navugaga yesuwe kuko uri kumva igihe batubazaga ibibazo ntago buriya strategy yanjye yari ukutareba abantu kuko iyo ndeba abantu gutya nyine yesuwe nari guhita mpanika kuko hari haje abantu benshi cyane so nahitagamo guhita ndeba nyine wenda nk'ahantu hari urumuri rwinshi akaba ariho mfokasinga ariko nyuma byarangiye twarangije competition nagize gutya nangira kubona nyine abantu tugati yiwe navugiraga mu bantu bangana gutya numva nyine ngize ubwoba ariko nahise mvuga ati byarangiye so it's good uba igisonga cya kabiri cya Miss Rwanda 2022 ni platform nziza ndetse yanagerageje kukubaka irakubaka ubakayumba Darina turi kumwe muri aka kanya nyuma y'urwo rugendo rwose rwa Miss Rwanda Kayumba Darina nyuma none byari bimeze gute ese abantu batangiye ku approachinga byari bimeze gute wenda nyuma yako kanya ariko wenda tuvuge wenda nk'ukwezi mbere y'ukutorwa tutarajya mu kindi gihe cyaciyemo mbere sha sunayivuga gute nyine wabonekaga oya narabonekaga ariko nyine nagombaga kwanza kuva kuri za social media nyine nkabanza refreshing pe kuko byahise biba too much mu mutwe ariko nyine nyuma ibyakurikiye ari byiza nibaza ko ari n'ikiganiro cya mbere uvuzeho ubuzima bwawe bwo muri Miss Rwanda kuko abantu barakubonaga ariko nanone bakakubura bakabona Darina nk'umutwitsi nk'umuntu nyine ufite vibe muri entertainment nyarwanda ariko nyine batibaza nyine ubuzima bwe muri rusange ubundi Darina ni muntu cyubundi abayeho gute ubundi Darina asohokera shange rero ndi umuntu uri very simple ewana navuga yuko my perfect day yaba ari ukuguma mu rugo nkareba movie nkarya nkaryama kuko niko kuruhuka kwanjye wambaye umukara uyu munsi ubundi se duhise tunabikomozaho ni kubera iki wahisemo kwambara gutya shange nkunda umukara ubundi na mpamvu iri specific gusa nyine nuko Darina amaze kuba Miss Rwanda abaye icyamamare mu Rwanda igisonga igisonga cya kabiri igisonga cya kabiri cya Miss Rwanda abaye icyamamare abantu bose baramuzi ko zaracicikanaga abana mwiganye ba auntie ba mami of course bagomba kuko baransupport so of course bagomba kumamagara shaba nyine kumbwira felicitation bambwiye felicitation ewana kandi ndacyabashimira kabisa abantu mwagiye mu supportinga ewana thank you. Yes, mwumve ko abashimiye cyane wenda ashobora no kuba tarabonye n'umwe kuri umwe ariko umuntu wese uri bubashe gukurikirana exclusivity show arabasha kubyumva ndetse yumve ko Darina yamushimiye hanyuma se ubuzima mfite amatsiko yo kumenya none ubuzima uko bwari bumeze wenda mu minsi isanzwe waravuga ngo ngiye Darina ndetse ngiye ku muhanda kwigurira agaswari so rero reka mbabwire ngewe kuko lifestyle yanjye nkunda ngenda umuntu ukunda gukora utuntu two walks kugenda nka sport yanjye tuko nigeze no kubibwira abantu nyine kuri social media
zanjye ko kera nari mbyibushye cyane so muri strategy nakoresheje kunanuka nakundaga walkinga cyane kugenda gukora utumarshi rero nibyo byatumye nanuka so iyo yari habit yangumyemo ku buryo nyine after even Miss Rwanda narabikomeje none nasohoka nkabona ngize gutyo ngo umuntu nyine aramamagaye Darina Kayumba nyine biri mu bintu byagiye binungura tu so navuga ko ari mu bintu byagiye bihinduka ibintu birahinduka hanyuma twihuse Darina ububaye Miss Rwanda igihugu cyose kirakumenya urumva igisonga cya Miss Rwanda Prito sinzi impamvu ariko se kuri bamwe wenda ari Miss Rwanda se comment ntabwo azibonaga umva njyewe icyo navuga bon merci kubera bafitiye icyizere gusa position nabonye ewana ndayishimira Imana and Miss Rwanda wacu kabisa yarabikwiriye ewana sana Nshuti Divine Muheto mwe mu ba Miss beza cyane kabisa cyane rwose ndetse banafite ubwenge ububaye igisonga cya kabiri hari ibintu byagiye bikuvugwa bikwandika nko muri iriya minsi hari ikintu abantu bamwe babaye shocked nko ku muntu wagiye kuri Twitter arakwiyitirira ndetse atangira kuvuga ko Darina nshaka umugabo ngo abasore bose banyandikire of course bon kuva kera mbere yuko njya no muri Miss Rwanda kuko nari nagiye kuba active nyine kuri social media hari ukuntu nyine hari abantu bakwitirira abari risk nyine zo kujya ku mbuga nkoranyambaga no kuba nyine wenda ufite agafame nyine cyangwa uzwi of course abantu bazafata amafoto yawe bakwiyitirire ni ibintu nyine biba although biri punishable by law kandi nta muntu byadvisinga kubikora so ni ibintu nabonye nyine nakundi yeno byakiruko none se ndibaza ko uwo muntu cyangwa se hari ukuntu washakishije kugira ngo bihinduke cyane ko gukurikirana izina ryawe of course yego ubundi ikintu ugomba gukora muri iyo situation ugomba kwegera nyine RIB cyangwa se nyine police ukabagira ukabarega kuko ibyo bintu biba biri punishable by law warabayireze bon no comment hanyuma se byaje guhindukaho umuntu kwiyitiriraga byaje guhinduka but of course aracyari abandi bagenda nyine babikora ko ari utuntu tw'utu account gutyo ugenda ugira gutyo ukabona nyine umuntu aratukoherereje ngo uyu ni wowe ukabona si wowe so abari byinshi abari benshi nyine but ariko kuri wowe byarahindutse yego byarahindutse byarangiye umumenye se ndamuzi kabisa ntabwo ari inshuti yanjye ari umuntu usanzwe nyine niko kundi nyine abantu kuko ntabwo nzi isura nyine ko kundi abantu nyine baza bakabikubwira yuko nyine bakwiyitiriye nyine nawe ukababona ukavuga ati okay nakundi birumvikana ibyo bintu abantu benshi babibonye murumva ko atari Darina nyakuri Darina arabyihamirije ndetse avuga ko icyo gihe atari we nyuma y'igihe biragiye Miss Rwanda iragiye nyuma ibihe biratambutse wamamarije ibigo bitandukanye ariko se wenda tunabinyujije mu bigo kugira ngo n'abantu bafite bari gutekereza gukoresha Darina mu kwamamaza banaze banagaruke ubundi bigo mukorana ni bedari birahari ushaka birahari ariko nundi ukeneye ashobora kwiyunga mu muryango wa Darina kugira ngo tangire mukorane yes of course yes Darina arakomeje abaye fame abaye cyamamare abantu batandukanye baramukunze ndetse mu banyarwanda kabisa ubona ko afite igikundiro ibyishimo nabyo hari igihe n'ibihe bibi biza cyangwa imibabaro mu minsi mike mu mwaka ushize tuba twumvishe ko umubyeyi wawe yitabye Imana Darina ni ibihe ufata gute ndibaza ko ari ku itariki enye Gicurasi bari on the 7th yes so shani ibintu nyine bitaba byoroshye but niko kundi nyine uba ugomba no gusenga kurushaho kugira ngo utanagira kuko wanasara cyangwa se ukagetinga nibyo ukagetinga depressed so narasenze iki and joy irongerera garuka ariko nyine nago habura ko kantu nyine ko kubabara umubyeyi wawe byumvikane nka bucura mu muryango urumva ko cyane noneho n'urukundo abakobwa baba bafitiye abapapa babo ruruta bariya urumva ko
ni ibihe wenda bitazapfa kwibagirana, ni ibihe bikomeye wanyuzemo ndetse ubinyuramo ukiri muto. Hanyuma mu minsi yashize tuba tubonye nyine indirimbo wanditse cyangwa se waririmbye. Nayo nanditse actually ni cover nagakava ihari, ariko urumva no mu buryo bwo kugira ngo uyiririmbe no kuba wabanje kuyirepeta kuyimenya. Actually iyo ndirimbo nari nsanzwe nyizi nyikunda, ariko noneho hari ukuntu nagize gutya nyine byose nyine biriya byago byarabaye, ndayumva hari ukuntu yahise nyibutsa papa n'ibihe nyine nagiye ngirana na papa, nibwo rero nahise nyimutura yamuha akantu k'akawumaje. Ku bantu batayizi iriya ndirimbo yitwa Dance with My Father. Ni indirimbo yakuze ku mitima abantu benshi, ndetse mu buryo wayanditseho kuri caption yawe wayituye abantu bose babuze ba papa wabo. Kubera iki bo wabatekereje, cyangwa se wowe wayishize hanze utekereza kuri papa wawe ariko yitura abandi bantu kubiki wabatekereje? Kuko ni ibintu bitaba byoroshye, and mfite abashuti benshi nyine nabo byagiye bibabaho, so hari ukuntu nyine nabo tugenda tuvugana, so of course ako ga subject nago kabura. Nibwo rero nahise numva cause pain yabo nanjye nahitaga nyumva umubabaro wabo kabisa, nabone rero nahise mbishira in general, numva yuko uko bababaye uko mbabaye hari nyine n'abandi bantu bagiye bahura n'ibyo byago, niyo mpamvu nahise decidinga nabo kuyibatura nko kubahuza. Urayibatuye, urabahuje ndetse binameze neza. Ariko se Darina noneho mu bundi buzima busanzwe bw'uyu munsi ameze gute? Wenda n'ubuzima umubyeyi yaragiye, ariko Darina nyine hari ukundi kunabayeho, umuntu ashobora kwibaza ameze gute, se yariyakiriye noneho ubuzima bwarakomeje? Of course ubuzima burakomeza, ariko nyine umva nuguhora nyine ugira usenga kugira ngo, kuko nago ako kantu k'aka depression kagira kabura. Hari ugira gutya nyine ugahita wibuka nyine papa ibihe bwagiye mugirana, cyangwa se undi muntu atari no kuvuga ngo ni umubyeyi, hari umuntu nyine kuri wowe aba ari a loved one kuri wowe, wenda wagize ibyago nyine agapfa, hari ukuntu nyine ugenda umwibuka. So rero hari ukuntu umwibuka ugahita wongera nyine ukababara, ukongera ugasubira muri bya bihe. So ngiye cyo nakoze, as I said before, no kwiyegereza Imana cyane. So nicyo kintu gihora kimfasha nyine gukomeza ubuzima bwanjye, gukomeza kugira to make him proud. Ni byiza cyane, bwarakomeje bunagenda neza. Amina. Hanyuma Darina agize gutya mu minsi yashize atwereka umukunzi kagira inkuru. Okay. Exclusivity misenyigira show yanjye. Buri ibintu bigenda bihinduka muri ino show. Wabyumvishe Dari? Wabyumvishe? Nshinga yawe twirukanse kugira ngo tunagane ku musoza. Ni yihe kugira ngo tunakure kure? Ndabizi ko ari myinshi. Imishinga irahari, hari ibintu mbateguriye kuri my personal YouTube channel yitwa Darina Kayumba. Hari aga project ndi kubategurira, mwebwe muri maso and munan supporting uko muhora mu bikora. And munakomeza gufollowinga Kigali Uncovered show yanjye tujya kugera kuri season 3, nayo mwayikura kuri channel ya Udu Stars. Niho mwayisanga. Hanyuma Dari, umuntu yagukurikiye kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma, nihe nama y'umunsi ushobora kumugenera? Gukomeza usenga and kutaluzinga hope muri dreams, kuko nanjye deja no kuba narageze ku byo nagezeho ni Imana. So ukomeze usenge and bindi bizagenda neza. Ari se buriya dusoza nta kantu wadukubitira nasewa oya we hoya. Anyway, reka dushimire Darina n'ukuri kubw'umwanya we yitanze cyane, ndetse aranihangana kubona umuntu muri show ya mbere ngo mutangirane aba ari iby'agaciro. Ariko ndagushimiye cyane kandi Imana igumugisha. Ndizera ko n'ibindi biganiro byacu tuzagenda zigukenera uzaba uhari cyane kandi tukwifuriza umunsi mwiza n'ibihe byiza twese hamwe.